Murakaza neza kuri televiziyo Media TV, Kwigira Media TV, aho dutanga amasomo ya computer. Uyu munsi tukaba dushaka kwigisha Microsoft Word, ukuntu watunganya document yawe ubwa mbere, igenewe umuntu uwo ari we wese utarigera ukoresha Microsoft Word. Noneho twizere ko twafunguye Microsoft Word. Ubundi iyo ushaka kuyifungura biroroshye, ukanda iyo itari hano, dore ubu ngibi ndayifite je nari nanayifunguye, ariko kugira ngo mbikwereke ukanda hano kuri search ukandika Word. Noneho hari version nyinshi, ubu ngubu ndi gukoresha 2013, ubundi ukaza hano ukayikandaho inshuro ebyiri, ibyo bita mu cyongereza double click, ubundi ikahita ifungura. Je nari nayifunguye, reka nyigeho nyifungure. Iyo ufunguye Microsoft Word, ahangaha niyo page ya mbere, itegura page ya mbere wandikiraho. Ukuntu ukomeza kwandika ihita yongera, ubu ifite page ya mbere, page 1 of 1, ariko ukuntu ukomeza ihita ikongera page. So ushobora kwandika ukagira page nyinshi bitewe n'amagambo ufite yo kwandika. Noneho kuko nta mwanya dufite wo kwandika ibintu byacu, reka dukoreshe formulaire iza kuduha amagambo tuza gukoresha kugira ngo dukore document yacu ise neza. So andika ukuntu nanditse, ubundi ukande kuri buto ya enter, buto yitwa enter, buto yanditse gutya yitwa enter, enter, buto yo kuri keyboard yanditseho enter, yikande rimwe. Nuyikanda amagambo arahita aza. Okay, urumva ko atari ngombwa ngo wandike. Ikintu cya mbere tugiye gukora, dufite ka page kamwe, reka dukopiye aya magambo. Ngiye kubanza uya selectione gutyo, hanyuma ukande kuri buto y'iburyo, right click kuri suri yawe, buto y'iburyo uyikandeho, ubundi ukirike kuri copy, tujye hasi, kanda hasi, urabona akantu kamyasa, ubundi wongere ukande kuri buto yawe ya suri y'iburyo, ubundi ukande kuri paste. Hari paste nyinshi, ariko reka dukoreshe iyi ya mbere, keep source formatting. Irahita urareba ko yongeye idukorera kopi yindi ya bya bindi twari twakoze selection. Kugira ngo turebe neza ibyo turi mu gukora, reka mfate iyi kopi ya mbere, ubundi manze nyihindure nyihe kureri, reka nyihe kureri, turajya hano kuri A, tuyihe kureri wenda ya orange. Ubu ngubu ngiye kongera, kuko kugira ngo dukopiye neza cyangwa dukore ikintu icyo ari cyo cyose kuri text twanditse, ni ngombwa tubanze tuyiselectione. So twayiselectione, right click, twongere duklike on copy, tujye hano hasi, tukilika aho dushaka gukopiya, dore naho hasi, hanyuma twongere dukoreshe buto y'iburyo kuri suri yacu, tukilike paste. Noneho urareba ko dufite kopi ya mbere, twahise tuyikopiya hano, tugira kopi ebyiri zisa.
ubu ni kopi eshatu. Iyi ngiyi reka nyigire umutuku kugira ngo nanone turebe ukuntu dukopiya. Buto yawe y'iburyo yikande rimwe, ubundi ukirike kuri kopi, ubundi wikande hasi niba ariho ushaka kuyishyira, ukande hasi niba ariho ushaka kuyishyira nanone, paste. Dufite kopi ebyiri za oranje, tukagira kopi ebyiri zidafite kureri. Reka njye kuri iyi ya mbere idafite kureri, nayo nyihindure, reka nyihindure nyigire umutuku, njye kuyigira umutuku. So dufite noneho oranje, umutuku, oranje na texte idafite kureri n'imwe. Dufate iy'umutuku, iy'umutuku ntabwo dushaka kurikopiya noneho, turashaka tuyihakure tuyijyane ahantu dushaka, tuyishyire hagati ya oranje n'iyi texte idafite kureri. Turabanza tuyiselectione uko twabigenje, hanyuma dukande buto yacu y'iburyo, ubundi dukirike kuri cut. Ako urareba aho hari umukasi cut, irahita ibikata, ubundi tuyibwire ngo ni hehe dushaka kuyishyira. Turashaka kuyishyira hagati y'iyi texte ya oranje n'idafite kureri. So urareba ku kantu kamyasa, urakanda kuri enter, ubundi kajya aho ngaho, ubundi uzano ukande kuri buto yawe y'iburyo, ubundi uyibwire paste, ukande kuri paste. Twayikuyeho yari iri, tuhita tuyijyana hehe? Ahangaha. So dushobora gukopiya texte. Iyo ukopiye texte uba ushaka texte yindi isa nka yayindi, ariko kuri cut uba ushaka texte kuyikuraho yari iri ukayijyana ahandi hantu heza wumva yari ikwiye kujya. Reka twongere tubigerageze. Reka dukande hano hejuru kuri texte, ku nteruro yacu ya mbere, ukirekeho akantu kamyasa, hanyuma ukande kuri enter, buto ya enter kuri keyboard. Ubundi jyana hano hejuru ukande kahite kajya hejuru konyine, wandike titre, formatting cyangwa gutunganya word, gutunganya document muri word, formatting word. Noneho iyi kala yayo cyangwa kureri yayo ntabwo inshimishije, reka nyihindure. Iyi titre nahita nyigira wenda bleu, nkayigira umukara, B for bold, kuyigira umukara cyane. Wayibonye ko iba bleu y'umukara cyane. Nshobora kuyikanda kuri I for italics kugira ngo ibe nk'iryamye, U for underline, gushyiraho akarongo igihe nkakeneye, igihe ntakakeneye nagakuraho. Italics nshobora kongera kuyikuraho igihe ntayikeneye, na bold kugira ngo ibe umukara cyane nayo nkayikuraho. Ariko ndareba nta kibazo yari itwaye, reka nyisubizeho. Ikindi cya kabiri ni ukugira titre cyangwa text, ariko wabonye ko nabanje kuselectiona text shaka guhindura. Icya kabiri ni ukugira ikaba nini mo gakeya. Hano hari imirongo, hano hari 11, urahakanda ubundi ugashakisha, ukareba ubunini wumva ukeneye. Ndumva agiye 24 byaba ari sawa. Iyo niyo nzira ya mbere wagira ibintu waselectione kuba binini cyangwa bitoya. Reka nkwerekere kuri iyi ngiyi noneho. Ushatse kubigira binini cyangwa bitoya,
nanone ishobora kuza hano kuri iyi leta a, nkanze bihita biba binini, nkanze hano bihita biba bitoya, ariko urareba ko n'amanumero agenda ahinduka. Okay, reka nsubire kuri title yacu. So twabonye ko dushobora guhindura couleur yayo, dushobora kuyishyiraho akarongo, dushobora kongeraho ikaba nini cyangwa ntoya, ariko dushobora no guhindura ukuntu imiterere ya text. So ukanze aho ngaho zirimo nyinshi, ushakisha ikunyuze, reka mpfe gukoresha iyi ngiyi. Ntabwo inyuze cyane, ariko ndahita nyigira ibe nini kurushaho. Okay, ni nini cyane. Sawa. Ubundi ikindi cya kabiri twakora, dushobora kuyisiga hano align left, kuyisiga ibumoso, cyangwa tukayishyira hagati y'urupapuro neza neza, cyangwa tukayishyira iburyo, cyangwa aka kanyuma reka nkihorere, ndaza kukakwereka mu kanya akazi kako, ariko ndumva titre yanjye iri hagati y'urupapuro byaba byiza kurushaho. Aka kanyuma se ubundi gakora iki? Reka turebe. Reka duselection iyi text yonyine, ariko banza urebe hano iburyo bw'iyi text ukuntu isa, urebe n'ibumoso bwayo, noneho ngo kandi urebe ukuntu kaza gusa. Bishatse kuvuga ngo text ibumoso n'iburyo byose birangana. Hari igihe uba ushaka kuyifomata gutyo kugira ngo hano iburyo text ingane, ibumoso n'iburyo text ingane. Iyo utabishatse ushobora kuyisubiza inyuma ibumoso, cyangwa ukayishyira hagati, ariko text yacu ndumva iri either imeze gutya, iyo bita justified mu cyongereza, cyangwa ibumoso, byaba ariko karusho. Okay, ubwo twabonye izi format zidufasha, tuzajya tureba n'izindi buhoro buhoro, ni nyinshi cyane. Ubwo titre yacu imeze neza, ubundi tuyiretse gutyo ntacyo biba binatwaye. Ubwo nshatse ariko nahita mvuga, ariko se dushizeho akarongo, wenda aka karongo byaba byiza kurushaho, uba usanze bikwiriye wagashyiraho. Kuri jye mbonye bitari okay, ntabyo ndumva atari byiza kuri jye, ngiye kwita mbikuraho, ngiye gukora undo igusubiza inyuma ukuntu text yawe yari imeze utarashyiraho ako karongo. Nkomeje nkagira undo, yahita ikuramo ibyo bya center igasubira inyuma buhoro buhoro. Okay, noneho ndareba ititre irasa neza, ariko bitewe n'ukuntu nshaka kugira ngo ise, nshobora kongeraho ibindi. Ngiye kongeraho uturongo, tujye hano bahita borders and shading. Ukanda aho ngaho, ubundi ukirike ujye hasi kuri borders and shading, ushakishe umurongo twakoresha ugushimishije. Reka mbanze ngukandeho turebe. Okay, ndareba utameze nabi cyane, twongere selekisione, tuvuge umurongo nubwo usa neza, ariko dushobora kugira ugasa neza kurushaho. Tujye nanone kuri borders and shading, dukande couleur, dushake color yayo, ngiye kuyigira icyatsi. Okay, dore iragaragara aho ngaho. None nkore okay,
ya ndareba isa neza. Twongere. Ubu se ubu niko mbikeneye? Twongere turebe. Tujye nanone kuri borders and shading, ariko ubanza guselectiona text yawe, ugakanda borders and shading, ubundi tubanze tuvuge ngo tutarakuramo ibyo byose, tubanze tuvuge ngo wenda aka ko hejuru ntako dukeneye, ushobora kugakandaho wenda, cyangwa ako hejuru tukihorere, dukureho aka ngaka k'ibumoso, dukureho n'ak'iburyo, ubundi reka dukirike OK turebe. Hari igihe ushobora kuba ushaka kudizayininga text yawe cyangwa titre yawe igasa gutyo, urumva? Reka dukore undo cyangwa gusubiza inyuma ukuntu byari bimeze. Twongere dusubire hahandi. Ibintu byose ushyiramo ushobora no kubikuramo. Borders and shading, nanone ubu ngubu twakuyemo, tukuremo ako hejuru n'ako hasi, ako hasi n'ako hejuru tugakuremo. Hari igihe ushobora gushaka ngo imere gutyo, biterwa nawe. Tukongera tugasubirayo, kadusubire turebe ibindi twashyiramo. Borders and shading, reka gasubizemo. OK, ndareba aho ngaho nta kibazo. Dushobora kongera ukuntu iyo mirongo ingana. Iri kuri gatatu, iri kuri gatatu, kadushyiremo 4, turebe niba iza kuba nini ho kurushaho. Yego. Borders and shading again. So turareba titre yacu itangiye gusa neza, ariko dushobora kuyigira igasa neza no kurushaho nanone. Ngiye gusimbuka, urareba dufite borders, tukagira page border, tukagira na shading. Ariko ngiye gusimbuka tujye kuri shading hano. Shading ni kureri dushyira inyuma ya text. Reka nshakishe hano, mvuge wenda ko nshaka text isa gutya, sinzi ngikuntu. Hanyuma dukirike OK. Wenda ishobora kuba atari ziza. So iyi text ya background, iyo ijya inyuma ya text, iyi couleur ijya inyuma ya text, ushobora kuyihindura igihe icyo ari cyo cyose ubishaka. Ugiye hano ugashakisha iyo ari yose wumva ikubereye. Ariko hari aka kanuza kameze nk'agakombe, nako kagufasha gushyira text inyuma. OK, yego. OK, ubwo ni text iyo ari yose. Text iyo ari yose washaka wayishyira muri ako kabox. Text iyo ari yose iyo uyiselectione ushobora kwita uvuga ngo ndumva aka ngaka, iyi nteruro yose, izi nteruro zose ukuntu zimeze ni izangombwa, reka abantu bakwiriye kuzireba neza. Wahita ujya hano ukahita ushyira muri borders and shading, ukahita uvuga ndashaka akarongo kanaka, ukagaha kureri niba ari ngombwa, ukashyiramo background color. OK, irimo ni orange, twayihorera, ukakilika OK. Ubundi background color tugashyiramo, sinzi iyaba nziza. OK, ugashyiramo iyo ushaka. It is up to us.
So izo za ntuza zose uzishyiraho ushaka, izo borders ushyira kuri text yari yose wumva ukeneye. Reka mbe nkuyemo, ntabwo gikeneye aho ngaho. Okay. Ikindi cya kabiri kuri borders and shading, twabonye ko dushobora gushyiramo izi borders kuri text yari yose wa selection. Noneho reka tujye kuri page border cyangwa borders zo kuri page yacu. Klika kuri borders and shading, tujya hano kuri borders and shading, duselekisione noneho page border. Hari igihe uba ushaka gushyiraho borders za page, ukahita ukirika kuri ku karongo ushaka ko kaba border ya page yawe, ukagaha kureri niba wumva bikunezeje, ubundi ukahita ukirika OK. So iyo border ijya kuri page zawe zose, nibwo waba ufite 100, izo page border zihita zizaho. Okay, ndareba gasa neza. Reka ngakuremo, ubundi dusubireyo nkwereke borders zindi, ariko ntabwo bakunze kuzikoresha kuri document ziri professional cyangwa document wohereza ibintu zo mu kazi cyangwa iki. Ariko ku designing utuntu twawe cyangwa udukarita wazikoresha. Uhita uza kuri page border, ubundi ukaza kuri art, hano handitse none, ugakanda ugaselekisiona muri izi Microsoft Word iba yaragutunganyirije, ugakanda kuri kamwe wumva kagushimishije, ugakirika OK, ubundi ka document kawe kakahita gasa neza. Voilà. Okay. Njye kuba ngakuyeho ka border, ubwo nawe uzakishyiriraho nta kibazo. Tuhite tujya ku tundi tuntu tugira document yacu gusa neza kurushaho. So cyambere twabonye ko dushobora gushyiramo couleur, dushobora gukopiya ibyo dushaka. Ngiye gufata ibi byose biselekisione byose ukuntu bimeze. Turebye hano hasi handitse ngo page 2 of 2. Dufite amapage abiri muri document yacu. Selection ibintu byose mfitemo hano, nje ahantu hariho hose hari selection, nkande buto yacu y'iburyo, nkirike kuri copy. Ubundi nje hano hasi, right click hasi kuri page ya kabiri, hasi cyane, right click cyangwa nkande kuri buto yacu y'iburyo, hanyuma nkande kuri paste. Keep source formatting. Now, nureba neza urasanga page zacu zabaye nyinshi. Dore dufite page ya mbere, iyi ngiyi ya mbere ikarangirira hano. Tukahita tujya kuri page ya kabiri, reka nkande hano nshyiremo enter kugira ngo bijye ku rupapuro rwayo. Urasanga nanone bya bindi nari mfite hejuru nabikopiye hano, ubu mfite text isa nka ya yindi iri hejuru, none nkaba mfite page enye. Mfite page enye, ngira urazireba, page enye. Ubu iyi ngiyi twimprimiye iyi document, iragaragara ko ari page enye, ariko kuri page zawe ntabwo zagaragaraho. So kugira ngo page zawe zigaragareho biroroshye, tujye hano kuri insert, kanda kuri insert. Okay. Hanyuma tujye kuri page number. Hano uhitamo, urayishaka hejuru, urayishaka hasi. Niba uyishaka hasi, urashaka isa gute? Ibumoso, hagati
iburyo. Zirahari nyinshi ngizi, ushobora gukanda hano kugira ngo urebe aho washaka uzishyira n'imyandikire ya page. Ushobora kwandika one page, page 1, one page, ugakanda kugeza aho wumva uboneye izigushimishije. Page 1 of 1 left, page 1 of 1 hagati, page 1 of 1 iburyo. Reka mfate iyi ngiyi wenda ndumva yanshimisha, irahita ishyiraho page 2 of 4. Ubu turi kuri page ya kabiri. Iyi ni page 3, page ya gatatu, page ya kane, page ya mbere. Ubwo nitwimprima dokima yawe iraza ifiteho za page zose zanditseho gutyo. Hari igihe nanone, ubu ndimo kwihuta cyane kugira ngo ibi byose ubishyiraho igihe ubikeneye. Igihe utabikeneye ubikuraho. Niba nshaka gukuramo izi za page ni ugukanda hano nkakirika inshuro ebyiri kuri hano hari page, nkakinda inshuro ebyiri, ubundi nkaza nkabikuramo. Ugakanda backspace, iyo ukaze kuri imwe ukazamo hagati ahari text ugakanda inshuro ebyiri, ugakirika inshuro ebyiri, uraza gusanga ko page zawe zagiye. Ibintu byose ushizemo, ikintu cyose washyiramo, kugikuramo ni uburenganzira bwawe. Urareba ko mfite titre ebyiri, hari titre nkagira n'iyi titre ya kabiri iri hano hasi. Ngiye gukuramo ibintu nari nashyizemo kuko ndumva wenda kuri iyi titre bitari ngombwa. Ndasubira hano ni muri borders and shading, hanyuma nyibwire ntacyo nkeneye, izo borders nazo nkeneye. Njye kuri shading, nkanda hano kuri fill, nyibwire no color, nta couleur nkeneye, click on OK. Ubwo bise biba gutyo. So n'izi couleur nazikuramo nkayigira automatic, bold nayikuramo, nida nkahita nshyiramo ibyari birimo, na size nazikuramo. Byose nta kintu utakora. Ibintu washyizemo wabikuramo, biterwa, ugenda usubirayo ukabikuramo ukuntu bikwiriye gukurwamo. Dukomezemo gakeya. Ikindi kintu twakora, twongere dusubizemo page zacu, tujye kuri insert, page number, top of page, bottom of page ndayishaka hasi. Okay, noneho reka nshyiremo iyi ngiyi iri ibumoso, hasi ibumoso. Okay, so ni page ya kabiri, page ya mbere ngiyo, iya gatatu ngiyo, iya kane ngiyo. Twashyizemo page zacu. Hari utundi tuntu ngiye kubanza, ubwo tuzakora igice cya kabiri, ariko reka nararangiza, reka mbanze nkwereke utundi twakora kuri dokima yacu. Hari kenshi dukenera ko text zimwe na zimwe zigira imirongo nk'iyo mu binyamateka. Reka nkande iyi text yonyine. Nshatse nakanda yose, ariko wenda iyi yonyine niyo nshaka ko ijya mu column cyangwa imirongo. Reka tuyirebe. Click on page layout, hano kuri page layout, ubundi tujye kuri column. Twavuga ko dushaka ebyiri cyangwa eshatu cyangwa gatoya na kanini, agatoya ku ibumoso. Akenshi nkunda kujya hano kuko bikwemerera gukora utundi tuntu, more columns. Reka mvuge ko nkeneye eshatu, nakenera ebyiri nta kibazo, kankenera eshatu.
hanyuma nyibwire ko nkeneye akarongo hagati, y'izo colonne cyangwa columns, then apply to selected text. Hano ni text, selected text, iyo na selection yonyine, text na selection, then you click on OK. Yego. Okay. Hari igihe, let me undo that, reka mbikuremo, nongere ngiye kuri columns, ngiye kugira ebyiri, ariko noneho aka karongo ntabwo ngiye kugashyiramo, nkirike OK. So zasigara ari ebyiri, akarongo katarimo. Reka mvuge ko buriya paragraphe zacu hari igihe ushobora kuzigira zigasa neza. Ushobora guselekisiona paragraphe yose gutyo, ukajya kuri insert, ukahita uyibwira ko ushaka icyo bita drop cap, ukandika dropped cyangwa in margin, urareba ukuntu isa. Okay, dropped. Ngira ngo izo ngizo tujya tuzibona akenshi mu binyamateka, mu bitabo kanaka, nawe ushobora kuyishyiriraho. Twavuze ko uselekisiona paragraphe yose, ariko ushobora no guselekisiona lettre yonyine, nta kibazo. Ukajya kuri drop cap, ubundi ugakanda iyo ukeneye. Okay. Ushobora no kuyiha, icyiza cy'ibi ni uko ushobora no kuyiha couleur yayo yonyine. Ibindi bigasa gutyo, ariko couleur y'iyo ntuza igasa gutyo yonyine. Okay. Insert, reka nongere nshiremo akandi kamwe. Insert, go to drop cap, dushyiremo iyo ngiyo, niyo nkunda cyane. Dore nk'ahantu hari drop cap options, ukahita ushaka iyo ngiyo, ukahita uvuga iyi ngiyi ni 3, urareba ko lettre ijya ku line 3, hano nahita nyibwira ndashaka ijye kuri line enye 1 to 5, ni ukuvuga ko iza kuba nini. Distance from, reka nongereho ibe 1 cm. I click on OK. Okay. Wabonye noneho ko yafashe umwanya w'imirongo 5, 1 2 3, imyanya y'imirongo 5, 1 2 3 4 5. Iyi ngiyi ni 1 2 3. Ya, ubwo iyo ni effect yindi dukoze, document yacu igatangira gusamo neza. Okay. Sawa. Ubwo akandi kantu wenda nasiga mbabwiye, tuzakomereza hano muri formatting, ariko akandi nasiga mbabwiye ni akantu kajyanye, ujya kuri insert, iyo ushaka kwandika text ivuga kuri document yawe, ariko iyo text ikajya automatically ikajya kuri page zose, tujya ahantu hitwa footer. Ukirika kuri insert, ukandika ukaselekisiona header. Header ni text wandika hejuru y'urupapuro cyangwa impapuro zawe zose, text imwe ikaza igaragara ku mpapuro zawe zose. Iyo wakirite kuri footer, uba wandika hasi y'urupapuro, ariko ibyo bintu wanditse bikagaragara ku mpapuro zose za document yawe. So reka tujye kuri header, ubundi ngiye gukoresha blank 3 wenda. Mvuge hano amazina yanjye ni
sum, itariki nayikoreyeho ni iyo ngiyo, ahandi ndumva ntacyo nshaka kwandikaho nkahita mbikuraho, ariko double click ugakanda inshuro ebyiri kuri suri yawe intuza y'ibumoso kugira ngo tuve muri header. None muri footer dore ko hariho ahantu handitseho page, ndashaka kwandikaho iyi dokima yanjye izina ryayo, ariko ndishyire hano hasi iburyo, ngerageze nkajya kuri insert nkakanda kuri footer nkakanda blank, bya bindi nari nanditseho bihita bigenda, za page zanjye zihita zigenda. Urumva ko mba nkoze amakosa atabaho, urumva? So reka mbanze mbikuremo, ubundi I undo, okay, I insert, I go to footer, ubundi nkirike hano nshatse nkirike muri footer, ubundi nje aho wenda aho hagati nandika ibyo nshaka, word exercise cyangwa nandike igice, igice cya mbere, kwiga Microsoft Word, okay. Icyo nicyo gice cya mbere. Icya kabiri tuzagishyiramo vuba vuba, ubundi mukore subscription tuzajye tubagezaho ibintu byiza. Murakaza neza, murakoze cyane.